Yes, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ni waka nk'ibisanzwe muba muri kumwe nanjye Rafiki Choga cyangwa se Rafiki Mazimpaka nkuko wabishaka. Ejo niki cyajyaga mbere, ejo imishyikirano yageze kuki niki baganiriye Lukashenko na Yevgeny Prigozhin. Nkuko mwayibonaga ku mashusho hejuru, murabona ko Prigozhin ni umuntu ukunzwe n'abaturage, ukunzwe n'abarusiya cyane. Rero muri podcast tugiye kuganira niki cyagiye mbere, niki baganiriyeho ejo mu biganiro bya Lukashenko na Prigozhin yemerewe iki, niki yemereye leta, niki kigiye gukurikiraho, nihe gahunda ikurikiraho agiye gukomeza. Rero tudatinze mu mishyikirano ya Lukashenko na Yevgeny Prigozhin baganiriye byinshi, ariko bemeranywa ko Prigozhin ingabo ze zisubira mu birindiro byazo muri Ukraine zigasubira ku rugamba, ndetse na Prigozhin ubwe akajya guhabwa ubuhungiro muri Belarus. Biravugwa ko rero yamaze kwambuka n'umupaka, yageze muri Belarus ari kumwe n'abasore 10,000, aho yambukanye n'abasore 10,000 n'ibikoresho byabo. Rero mu byo bamwemereye Prigozhin harimo kuba ibirego yari yashyiriweho na FSB cyangwa se KGB, kubera ko FSB yasimbuye KGB. Ibyo birego rero byabashije gukurwaho, ndetse nkuko mwabyumvise mu ijambo rya Vladimir Putin yari yabise abagambanyi, ibyo nabyo byakuweho. Ubu rero Yevgeny Prigozhin akaba yageze muri Belarus, aho agomba gukomereza gahunda ze, ndetse tuzamenya ibigiye kujya mbere muri gahunda zizakurikiraho za Yevgeny Prigozhin muri Belarus. Rero nawe akaba yasabye leta y'u Burusiya ko yakora ubugenzuzi ikareba niba hari icyahinduka mu buyobozi bwa gisirikare, cyane kubera ko nicyo kintu Prigozhin yari agendera. Abantu benshi bakomezaga no kwibaza, bakibaza atese Prigozhin ashaka kuba perezida? Aho muri bukurikirane hose nimureba no muri gahunda ziwe zose, nta na hamwe Prigozhin yifuza kuba perezida, ahubwo Prigozhin yagaragazaga ibibazo biri mu buyobozi bwa gisirikare, ari nabyo bintu yashakaga ko byaheraho bihinduka. Ibyo rero bamwemereye ko leta igiye kubigenzura ikareba ko ayo makosa ariho, abayakoze bakayahanirwa, niba ari naho bagomba guhindura mu gisirikare bakaba bahindura. Nawe rero akaba yambutse muri Belarus n'ibihumbi 10 by'abasore, abandi basubira mu kigo muri Ukraine aho bagomba gukomeza operation zabo za gisirikare. Bikaba bivugwa ko rero aba basirikari ba Wagner Group bagomba kujya mu birindiro byabo, hanyuma Minisiteri y'Ingabo z'u Burusiya akaba ariyo izagena abagomba gukomereza mu gisirikare cy'u Burusiya cyangwa se abagomba gushyirwa mu zindi nshingano. Ibyo byose ni inshingano za Shoigu na Minisiteri y'Ingabo ndetse na Gerasimov nk'umugaba mukuru w'ingabo. Ubu rero abibazaga ngo wenda Shoigu arahagarikwa ku mirimo ye cyangwa se Gerasimov, ibyo si byo, kubera ko ku munsi w'ejo twabonye ko Shoigu yasuye abasirikari babo bari ku rugamba muri Ukraine, ahura na commanders babo, bamuha report, bamubwira ibyo bakeneye kugira ngo urugamba rukomeze gukomeza neza. Rero bigaragara ko Shoigu ni umuntu ukomeje akazi kiwe, nta hantu agiye kujya, na Gerasimov nawe akaba ari umuntu nawe ukomeje akazi kiwe, nta hantu agiye kujya. Rero tukaba dutegereje ngo tumenye ngo inkurikizi z'ibi ngibi ni izihe mu Burusiya, mu gisirikare cy'Abarusiya, muri leta y'u Burusiya. Ariko numva ko zitazaba nini cyane, kubera ko nkuko mubizi twategereje abashobora kuza ku ruhande rwa Yevgeny Prigozhin, barabura. Yarinze yemera gusubira mu birindiro bye, nta support nimwe arabona usibye yabari abafashiste bari muri Ukraine b'Abarusiya bari bamaze iminsi batera kuri Belgorod. Abo nibo bashyigikiye Yevgeny Prigozhin. Urumva ko iyo support ntago ari support ishobora kumuha imbaraga mu Burusiya. Gusa Yevgeny Prigozhin ni umugabo, ibikorwa bye byivugira mu Burusiya, Abarusiya baramukunda kubera ko Wagner Group ni group yagiye igira ubutwari, ndetse yagiye igira success muri operation zabo bagiye bagira hirya no hino. Twavuga muri Syria, twavuga muri Afrika, muri Central Africa, hose na ahantu Wagner Group ikomeje operations zazo za gisirikari. Aho hose rero akaba ari ahantu Abarusiya bishimira ibyo bagezeho, cyane noneho urugamba rwa Bakhmut yafashwe n'abarwanyi ba Wagner Group. Ibyo akaba ari ibintu Abarusiya bafite ku mitima yabo, akaba ari narwo rukundo mwabonye barimo kwereka Yevgeny Prigozhin mu mihanda aho arimo kugenda agana muri Belarus. Ubu ngubu yamaze no kugerayo. Rero twakwibaza ngo iyi mishyikirano yakozwe na Lukashenko yo kugira ngo Yevgeny Prigozhin asubire mu birindiro bye cyangwa se ajye no muri Belarus, nyuma yayo
wakwibaza uti ese isura y'Uburusiya isigaye isa ite? Ni ikibazo buri wese yakwibaza, ukibaza ati ese ubutegetsi bwa Putin mu maso y'amahanga bwagaragaje iyihe sura? Ese ni ubutegetsi bufite imbaraga cyangwa ni ubutegetsi burimo gucika intege? Ibyo ngibyo rero nkanjye ukurikirana cyane ibi bintu, njye mbona ko Putin muri ibi bintu yasohokanye imbaraga zirenze izo yari afite. Kubera iki? Kubera ko Yevgeny Prigozhin afata icyemezo cyo kwambuka umupaka wa Ukraine n'abasirikare n'ibikoresho, akavuga ngo njyewe ngiye Moscow, unyitambika ndamurasa, ndetse akanagerageza no guhanura n'indege za gisirikare z'Abarusiya ntihatangwe order yo kubarasa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Putin yakoze. Ndagira ngo wibaze aho uri aka kanya, byari kuba bisa bite iyo Wagner icyambuka Putin yari gutanga itegeko ngo mubarase? Uyu munsi tuvugana rwari kuba ari urugamba rukomeye hagati y'Abarusiya. Nubwo Wagner yari gutsindwa, ariko yari gutsindwa hapfuye ibihumbi byinshi by'abasore b'Abarusiya. Mu gihe Uburusiya bukeneye abasore, Uburusiya bukeneye abo basirikari, Uburusiya bukeneye Abarusiya bose ko baba involve muri iki kibazo cyabo na NATO cyangwa se na Ukraine. Rero ntabwo Putin icyo ngicyo yagikoze. Icyo cyonyine ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa gikomeye kikwereka umuntu udapanika, umuntu utabona ibintu ngo ayagare kubera ko ngo mwayagaye ngo nawe ayagare. Putin ni umuntu, uyu ni umuntu wabanje kuba umutasi. Ni umuntu wavuga ko ku mukino wa sheke arenze, ni wa muntu ushobora guhipa ukayirya ugaserebra, ukarya ingi ugaserebra, ukarya ingi ugaserebra, ubundi ejo akabirira rimwe none wowe agaselebratinga big. Uwo niwe Putin. Yarabaretse baraza bagera Rostov, nta numwe urashwemo, nta musirikare muri icyo kigo cya Rostov bafashe, nta musirikare n'umwe w'Uburusiya wahaguye. Bajya mu mishyikirano, ikibazo cyarangiye mu mahoro, nta muntu n'umwe uhakomerekeye, usibye abapfiye muri izo helicopter zahanuwe na Wagner ibintu bigitangira. Iyo aza kuba ari umuntu uhubuka, umunyapolitike ufatira aho bigeze, yari guhita atangira guhangana nabo hehe kuri border ya Ukraine bakinjira muri Russia. Namwe ubu ngubu mwakwibazaho ibintu byari kuba bigeze uyu munsi. Izindi mbaraga za Putin ni izihe? Iyo uri umuyobozi uri weak mu gihugu cyawe, hakaboneka opportunity nk'iriya, abantu benshi bagendera mu kigare bajoining iyo movement bakwanga ni benshi. Nuvuga ngo Yevgeny Prigozhin yarinze ajya kugera i Moscow muri Rostov, nta support nimwe yigeze abona. Nje narabibabwiye nkibibona iyi nkuru, n'abantu b'inshuti zanjye bazi ko nkurikirana ibi bintu barimo kumbaza bimeze gute, cyo gatubwire bimeze gute. Nanjye nagiye kubireba, none ntegereza Yevgeny Prigozhin ni ihe support agiye kubona. Ntegereza eske Solvekin agiye kumushyigikira? Eske muri ntuza mu banyapolitiki b'Abarusiya harimo abagiye gushyigikira Prigozhin? Byarinze birangira nta munyapolitike n'umwe w'Umurusiya, nta musirikari n'umwe w'Umurusiya ujoininze movement ya Wagner Group. Izo ni imbaraga za Putin. Uyu munsi mu mihanda yo mu Burusiya hirya no hino, Putin ni umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, haba mu Barusiya haba na hehe. N'uyu munsi yakozwe nk'amatora mu Burusiya, Putin yatsinda ku kigero cyo hejuru cyane, kubera ko iyi ntambara iri kubera muri Ukraine ni ikintu gikomeye mu Burusiya. Buriya ushobora kwitekereza wowe uri hano, ushobora kwitekereza nk'intambara isanzwe, ariko ni intambara ikomeye cyane ishingiye no ku mateka, kubera ko guhera mu gihe cya kera, mu gihe cy'abatsari, abanyaburayi bagiye bagerageza gutera Uburusiya, bagiye bagerageza gushaka gusenya Uburusiya, kugeza ejo bundi kuri Hitler. Muribuka intambara Hitler na Mussolini, niyo yanyuma iheruka yarangiye Abarusiya batsinze. Ibyo bintu rero byose ntabwo Abarusiya bigeze babyibagirwa, biracyari ku mutima w'Abarusiya. Uyu munsi Abarusiya bakeneye indwanyi, ntabwo bakeneye umuntu w'umunyapolitiki ujya hari uvuga ibintu byinshi bakeneye umuntu w'indwanyi uzi amateka yabo, wayabayemo. Uyu Vladimir Putin ni umuntu wagorowe n'amateka y'Abarusiya ayakuriramo, ufite n'umujinya wo gusubiza Uburusiya aho bwahoze no kubusubiza ijambo nk'uko bwarihoranye.
rero njye mpamya ko Putin yabisohotsemo yemye, yabisohotsemo nk'umuntu koko ukwiriye kuba umuyobozi w'igihugu, nk'umuntu koko ukwiriye guhagararira Abarusiya muri ibi bibazo byose barimo. Ubu rero tugomba kwibaza tuti ikigiye gukurikiraho ni iki, kubera ko Yevgeny Prigozhin yageze Belarus, yambukanya abasore be 10,000 n'ibikoresho byabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho nuko ibihugu byose bifite kuri boda na Belarus bifite ubwoba, uhereye kuri Ukraine ukajya kuri za Polonye ukajya kuri ibyo bihugu byose biri muri NATO bikikije Belarus bifite ubwoba, kubera ko uyu Prigozhin afite ubushobozi bwo guhamagara abahungu be bakamusanga Belarus agatangiza ibitero kuri Ukraine aturutse muri Belarus, ikaba indi front ishobora kugora, ishobora kuza ari indi front line ishobora kugora cyane Ukraine, kubera ko murabizi Ukraine yatangiye offensive mu bice byo hepfo, mu bice bya Kherson, mu bice bya Zaporizhia, mu bice bya Bakhmut. Aho ngaho niho abasirikari benshi ba Ukraine barimo kwibanda muri contre offensive yabo. Ibaze rero uyu munsi Prigozhin ahise atangiza igitero cyiwe gihereye hehe? Belarus. Bikaba bivugwa ko rero ibyo bintu bishoboka cyane. Ibi bihugu bya NATO biri kuri hariya kuri ziriya boda byose byatangiye gukaza umutekano no gukaza ingamba z'umutekano ku mipaka yabyo, kubera ko baravuga bati iki kigabo nta wamenya anytime wajya ushiduka ugashiduka cyambutse. Prigozhin akomeje guhabura NATO n'ibihugu birimo hariya biriya cyane cyane biriya bihugu byahoze mu bumwe bw'Abasoviete bikomeje gutinya cyane uyu mugabo. Rero tukaba tugomba gutegereza tukamenya ngo aba barwanyi ba Wagner kigiye gukurikiraho kuri bo ni ikihe, ese bagiye guhabwa izihe nshingano, kubera ko ubu ngubu bari mu maboko cyangwa se ubashinzwe ni Shoigu, Minisitiri w'ingabo z'Uburusiya, niwe ugomba kumenya abagomba guhabwa inshingano izi n'izi, uyu agomba kujya mu gisirikare, uyu agomba kujya mu gipolisi, uyu agomba gutaha. Ibyo byose biri mu nshingano za Shoigu. Tunategereje kugira ngo turebe ikigiye gukurikiraho. Ikindi kintu tugomba gutegereza kureba kuri ibi bintu byabereye mu Burusiya ni ukumenya ngo niba Prigozhin yaravuze ngo harimo abagambanyi mu gisirikare cy'Uburusiya cyangwa se muri politiki y'Abarusiya. Ubu icyo dutegereje kumenya ni se abo bantu barahari. Kugeza uyu munsi nkuko nabibabwiye, Prigozhin yarangije operasiyo yiwe nta support n'imwe abonye, ku buryo bavuga ati kanaka yaragaragaye ko ari umuntu uri weak ushobora kuva kuri Putin mu buryo bworoshye. N'ikindi kintu nanone navuga cyari gitangaje kuri uriya munsi wa Prigozhin mu Burusiya, ni ibihugu byagiye bihamagara Vladimir Putin. Igihugu cya mbere cyamuhamagaye, ntimutungurwe, igihugu cya mbere cyamuhamagaye ni Turkey. Erdogan wa Turkey yahamagaye Vladimir Putin amwizeza support ya Turkiya, amwizeza ko bari kumwe nawe kandi bizeye ko ibyo bintu biri burangire vuba. Hakazaho ibindi bihugu nyine byagiye nabyo bimuhamagara bimuha support byinshi cyane, ariko natinze cyane kuri Turkey kubera ko iki gihugu mwibuke ko kiri muri NATO. Igihugu kiri muri NATO nabyo tuzabiganiraho uburyo kibayemo muri NATO, kuko ni igihugu nge nemera ko gifite souverinete yacyo uko yakabaye, bitandukanye n'ibindi bihugu byose biri muri NATO. Kuko nimureba ibihugu biri muri NATO, iyo Amerika ivuze ngo twagiye Afghanistan byose birakurikira, twagiye Iraq byose bigakurikira, twagiye Libya byose bigakurikira, ariko Turkey ni igihugu gikurikiza politike yacyo. Nk'ubu ngubu murabizi ko ibihugu byose byashyiriyeho Abarusiya ibihano, ariko ntabwo Erdogan na Turkey bigeze bashyiriraho Uburusiya ibihano. Ubucuruzi burakomeje neza hagati ya Turkey na Russia, nta kibazo, bari no kubaka na gazoduc igomba kunyuza gaze yayo muri Turkiya. Ubwo rero kikaba ari ikintu ejo nabonye kikantungura cyane, ariko nanone ntago cyantunguye cyane kubera ko nzi position ya Turkey muri iki kibazo. Rero ikindi kintu tugomba kwitega ni iki? Ni ibigiye gukomeza mu rugamba muri Ukraine. Ese Shoigu, Servakin na Gerasimov hari icyo bagiye gukora kugira ngo bongere imbaraga mu rugamba ruri kubera muri Ukraine? Ese Uburusiya bwaba bugiye gutangira contre-offensive noneho, kubera ko byagaragaye ko iyo contre-offensive
y'abanya-Ukraine nta ngufu ifite. Ubu noneho abarusiya bashobora kwitegura nabo kuba bakora contre offensive yabo kugira ngo barangize iyi ntambara. Hakaba rero hari ibintu byagiye bivugwa bitandukanye, nabyo ndagira ngo mbicemo vuba kugira ngo umuntu abyumve nawe abashe kubalansinga, abashe gushishoza mu biri kuvugwa, wumve icyashoboka. Hari abavuga bati Shoigu cyangwa se Yevgeny Prigozhin yakoze iyi operation abiziranyeho na Putin na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya, ahubwo ari trick kugira ngo Yevgeny Prigozhin nibabona atangije ibitero mu Burusiya, noneho Ukraine ideploying ibikoresho byayo byose, igaragaza imbaraga zayo zose uko izabivuga iti reka noneho twungukire muri aka kavuyo kari mu Burusiya, dukore noneho contre offensive iri vast, iri big, tuzane intwaro zose, tuzane unit zose z'abasirikari dufite bose tubashyire kuri front. Bikavuga ko Uburusiya bwari bwiteguye kuba bwabakira, uburyo bwabakiramo namwe murabyumva. Ibyo ni biri kuvugwa, ariko ukurikije uburyo isura y'Uburusiya, uburyo yagaragaye mu mahanga, nabwo ugatekereza ukavuga uti ntabwo Uburusiya bwakora icyo kintu kubera iyo mpamvu gusa. Ariko impamvu zose zirashoboka, kandi Putin nk'uko nabibabwiye ni umuntu w'intasi, utajya ukora cya kintu cyo kugira ngo celebrating uyu munsi. Ni umuntu upanga by'igihe kirekire. Ni wa muntu ushobora gukora akantu umunsi ukumva Ukraine iri gucelebrate, umunsi iri gucelebrate, ariko ejo ukumva byose yabyizingiye rimwe, byose yabifatiye rimwe. So ibi bintu mugomba kubireba, umuntu akajya abireba nawe akabitekerezaho, ariko ukamenya ko umuntu turimo kugerageza gusesengura ibyo ari gukora ni umuntu uturenzeho, ni umuntu ufite ubunararibonye muri aka kazi, ni umuntu nk'uko nabibabwiye wakuriye mu bubabare bw'Abasoviyete n'Uburusiya, yatojwe n'uwo mubabaro w'isenyuka ry'Abasoviyete, intambara ya kabiri y'isi yose. Urumva yavutse nyuma ya kabiri y'isi yose, ajya mu bibazo, akurira mu bibazo by'intambara y'ubutita, biza no kurangira yinjiye mu butasi, aho yoherejwe mu Budage, ubumwe bw'Abasoviyete burasenyuka bireba, aza kugira noneho amahirwe yo kuba nawe yajya ku ruhembe, yaba umwe muyoboye Uburusiya. Ubu rero ari kurwana nuko Uburusiya busubirana ijambo bwahoranye, ari kurwana nuko Uburusiya bwakongera kuba igihugu gikomeye. Kuri njyewe nkuko nabibabwiye, ntabwo ndi umunyamakuru, njyewe mba nikorera ubusesenguzi bwanjye hano kuri podcast kugira ngo tuganire. Nkuko mukomeza kumpa comment, hari n'uwampaye comment arambwira ati Prigozhin ni umusirikari, ntiwakora biri utari umusirikari. Yego turabyemeranya kabisa, kubera ko ntago waba muri Bakhmut ngo ugeze iki gihe utari umuntu uri mu kamirifu, ariko mu mateka ye nta hantu yigeze aba mu gisirikari. Ni umuntu nkuko twabiganiriye muri episode yabanje, ni umuntu wabaye hafi cyane y'ubucuruzi, ni umuntu w'umucuruzi, ni boss wa Wagner. Ahubwo buriya wavuga ngo ni umuntu uzi akazi neza ku buryo ashyira abantu baza akazi mu nshingano, noneho we akababera boss. Njye niko nabivuga. Ariko urebye intambara yabereye muri Bakhmut, ayirimo ikarinda irangira, ayirimo ndemeranywa nawe ko uyu muntu hari experience runaka afite yatuma umuntu amuha n'icyo cyubahiro, ukaba wavuga wenda ko atari umusivili mubisi nkuko nari nabivuze mu kiganiro cy'ubushize. So ndabashimira cyane rero, kandi nkanabizeza ko ibi bintu turi bukomeze kugenda tureba uko birimo kugenda. Ubu ngubu tumaze kuganira kuri iki kibazo cyabereye mu Burusiya, igisigaye noneho tugiye gusubira mu rugamba muri Ukraine. Turebe contre offensive ya Ukraine igeze hehe, ibikoresho neto yabahaye biri kugira ubuhe mumaro, ese Abarusiya biri kubagora guhangana nabyo. Ibyo byose nibyo tugomba kurebera muri podcast zigiye gukurikiraho. Nkaba mbizeza ko nzabazanira ibintu byinshi cyane bishobora gutuma mugira namwe uruhande mufata, cyangwa se mubasha kuba mwagira ikintu musobanukirwa kuri uru rugamba, kuko nabonye ari ikintu gicanga benshi, kubera ko benshi ntibasobanukirwa iyi ntambara ya Putin muri Ukraine. Ariko ni intambara y'amateka maremare tutasubiramo muri aka kanya, ariko tuzadukomeza tubiganire ku buryo n'abatabyumva bazajya bagenda babyumva. Iyi ni intambara idashingiye ku Burusiya gusa, ni intambara idashingiye kuri Ukraine gusa, ni intambara ishingiye ku isi yose. Kuko nirangira Abarusiya batsinze iyi ntambara, tuzaba dukize ingoma y'Abanyamerika.
tuzaba dukize kuyoborwa n'abanyamerika gusa. Isi zabigize ubwinyagamburiro. Uzaba uvuga uti niba umunyamerika tutumvikana, basi wenda numvikana n'umurusiya cyangwa se numvikana n'umushinwa. Hazaba hari ibihugu byinshi bifite imbaraga ku buryo ibihugu bifite intege nkeya bizajya bigira uruhande bijyaho kandi ntibibigireho ingaruka, nk'uko mu ntambara y'ubutita hagiye habaho kwicwa kw'abayobozi b'ibihugu bya Afurika. Muribuka kwicwa kwa Lumumba muri Congo, nuko Lumumba yaragiye gutangira gukorana n'abasoviyeti yarishwe. Murabyibuka ibyabereye South Africa, murabyibuka ubwigenge kugira ngo boneke muri Zimbabwe. Hose ni ahantu Abarusiya bagiye bagira uruhare kugira ngo ibyo bihugu bigende byibohora. Rero murakoze cyane, tuzakomeza tuganire kuri ibi bintu biri kubera muri Ukraine. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Iyi ni Waka Waka Podcast. Blessing.